Yes, rizere ko meze neza cyane mu rwego mukurikirana Inyarwanda Cinema umunsi ku wundi wotara subscribe bikoreye kugira ngo nawe ujye kurikira amakuru abavugwa hirya no hino ku isi abanagezweho. Dr. M umeze neza na mahoro? Ndashima Yesu nk'umwami n'umukiza. Aho ni sawa cyane kabisa amakuru y'iminsi. Umva ameze neza cyane, umwaka nawo utangiye neza, ibintu biri ku murongo. Ngo byose ni ku murongo. Amafaranga arimo araboneka. Amafaranga araboneka, ndashima Yesu nk'umwami n'umukiza kuko niwe uduha ubuzima bukaduha amafaranga. Aho ni sawa cyane kabisa. Cyane the entertainer ndabizi neza ko nawe ushima Yesu. Oya ndashimana cyane n'abantu nk'abangahe nk'abatatu gutyo. Ariko Kiro ni cyiza. Bashimana hano nka batatu gutyo babiri. Ngayo nguko rero yitwa Dr. M reka twiganire urumwe mu bantu bakoranye ibiganiro byinshi na Sandrina. Ku Gasaro. Nabonye imihanda isa naho yanyereranye. Yamunyereranye rwose. Batingo no murozi, abandi batereye amafaranga wa diaspora, abandi bati ndavuga ni reka zane Dr. M muzi bakoranye ibiganiro byinshi abashe kugira nawe ukuri aduha naka. Ubundi Sandrina Gasaro ni muntu cyafite umugabo nawe afite kuko nawe akora avuga ko ngo yita umukobwa kugira ngo abone uko yiba abo ba diaspora. Sandrine Uwineza, Sandrine Gasaro afite umugabo witwa Ben, basezeranye mu 2020 bakora ubukwe bwiza bamaranye imyaka 5 ndetse batangiriye kuri 0 bafite channel ifite 2,000 by'aba subscribers, ubu bafite channel ifite 380 by'aba subscribers ndetse iyo channel imaze kubakira inzu, imaze kububakira ama annex, imaze kububakira amazu bagurisha ko n'undi mugabo we asanzwe ari umwenjeniyeri, imaze kubaho imodoka ebyiri harimo Benz compressor n'indi y'Isuzu, Suzu nouveau model yo muri 2020. Narabasuye abana be harimo Prince, harimo nde Imana ibaho umugisha, nuvuga ngo ni umuryango udasaba umunyu. Bari rero bari kuvuga biriya ngira ngo nabanyabinyoma. Yego ibyo kuroga ikintu cyo kuroga Bosco Empire yazanye. Bosco Empire afite ikibazo nyine cyo kugira umutwe munini, abura hashyira ibintu bye mu kabati. Urumva ifite akabati kanini uburaho wabitse, ushobora gushyiramo nk'igiceri cy'ijana wagishakishwa kibura. Nawe rero asa nkaho aburaho yabitse ibintu bye. So ni wa muntu rero ufite depression yo gushaka amafaranga cyane kuyirutisha abantu. Ngira ngo mu gihe cyanjye yarasaze avuga ibintu bidahari, ni nacyo kimenyetso ngenderaho ko yavuze ibintu bidahari, adushinja ibintu bidahari, avuga ngo ngiyewe na nyakwigendera Vava ngo ntago dukundana nkaha tubereye hagati mu rukundo. So ndikakora nyine ni ibintu bisanzwe nabirari gukora kuri Gasaro, ni ibintu asanzwe akora. Bahoze banafitanye ikibazo guhera kera hose. Barafitanye iki kibazo? Bahoze bafitanye ikibazo cyo kutumvikana. Ntacyo bapfaga kuko Gasaro ntacyo yapfanurira muhungu, kuri muhungu nta cyari cyo. Ameze nk'agashishi kitambatambira karaho ngaho tu, nta cyari cyo ugasyonyuye ntacyo kaba kavuze. So ameze nk'urutoza ahubwo. Urusonye ntacyo rwaruvuze, ariko iyo rukuriye, iyo rukugeze kuri hahandi mu byishimo by'abagabo ngo rurakurya ngo Gasaro. None si nawe nukameze. Amakuru y'uko ngo yamuroza akava he n'izo video avuga ko ngo yamuroze ngo igihe ngo bazaga ngo yazaga kumusura Gasaro. Ku ruhande rwanjye Gasaro nigeze asura uriya muhungu, byose byavuga n'ibyo guhimba. Yanabeshye Nepo w'Urugendo TV avuga ati ngo Nepo ngo yaje kunsura mbere muri cya gihe cyanjye, ngo yaje kunsura ngo ansaba ubwiherero, ngo nuko ngo nyuma ngo rongera ngarategereza, ngo rongera ansaba ubwiherero ngo akibikeneye, ngo kuko ngira ngo arabishaka, ngo ndavuga ngo harimo undi muntu, ngahita ambwira ati ngo ntacyo ndaza kujyaho mu kanya, ntegereza ko ari bwongere kuza kubinsaba, ngo tuba turagiye tugenda ngatagiye mu bwiherero, ngo bigaragara ko ashobora kuba ashaka kundoga. Avuga Nepo. None no kuri Gasaro ni ayo magambo niyo ngiye agasubiramo umugene murebe kuri GB Rwanda, niho yabivugiye bamuhamagara mu kiganiro ba Big Man. Asubiramo amagambo nk'ayo. Nahise mvuga turiya mutipe afite ubwenge bukeya, uriya mutipe
kereka reba imukurikiranye ikamufunga nibwo wenda yamenya ubwenge kuko ni umugome byo mu mutima. none se kuki nawe uratanga ikirego baragitanze. Sandrine alias Botticelli yatanze ikirego ndetse ategereje ko uriya mugabo n'umusore n'uruswende ko azafatwa hanyuma nawe agashyikirizwa inkiko kuko yakoze ibintu bitari byiza. yareze iki? Yareze uriya Bosco Impaya ko itegeko rivuga ngo kubuza amahwemo umuturage w'igihugu, kumuhoza ku nkeke, kubuza amahwemo cyangwa se kumuhoza ku nkeke ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iryo ni itegeko. Dr. arabivuga nk'umuntu wize amategeko, ntago bivuga nk'umuntu uri aho ngaho ku muhanda cyane kabisa. Hari ibindi biganiro yaramukoze hose kuvuga nabi umuntu ku karubanda ugasebya umuntu mu ruhame nacyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Aricyo bita gusebya umuntu mu ruhame gihanirishwa imyaka 2 aricyo King Kong ingagi y'i Kigali wa mugabo wamamazaga The Ben baramuzi. None se uvuze ngo guhoza bari ibintu bibaye inshuro irenze imwe. Yamamazaga Bruce Melody ndibeshye. Hari ubundi uwo mugabo witwa Bosco yigeze akora ibiganiro kuri Sandrine. Niwe muntu wa mu breakings. Habanje witwa Liliane we amafoto ngo ya Sandrine ko yazana amafoto n'ibiki. Bosco Impaya nawe itafatiraho ahita bikurakuza abigishyira hejuru cyane arangije warenzaho ngo yaranandoze. Wajya kuroga waroga maskini umuntu utafite n'icyo afite. Gasara hembwa miliyoni y'amanyarwanda ku kwezi avuye kuri cano. Umugabo afite akazi k'ubwenjeniyeri ajya namufasha mu bintu byo kumukamerera no kumweditingira. Kuki yahishaka ko afite umugabo? Nayigeze abihisha. Murebe ikiganiro yakoranye na Pastor Brigitte muri 2022. Murebe ikiganiro yakoranye na Pastor Yongwe mu 2023. Byose murasanga abo bose baremajije bati ariko Gasaro umukobwa mwiza akabwira ati ngiye sindi umukobwa ngiye ndi umumama w'abana 2. Ntago ari kujya kubivuga hanyuma narangiza ajye kubwira abantu ngo ngiye ndi umukobwa kandi azi ko yabivuze kuri cano inshuro nyinshi. Ntago byari gushoboka avuga ko ari umumama. So urumva biriya byose ni rumors, ni amagambo abantu bari kumushyiraho bavuga ibintu bidahari, bavuga ibintu by'urwango kugira ngo bamuboneho views nta kindi. None se ni inkuru nyirizina yakomotse yakomotse kuri Liliane. Liliane ni wabitangije. Liliane ngo bapfuye ngo yahaga Jackie 50,000 igihe yazaga gukora ibiganiro uriya Jackie umwe wafunzweho. Yego. Noneho Liliane we igihe yazaga gukora ibiganiro nta mafaranga yishyurwaga. Aza kugira ishyari ngo kandi ngafite icyo afana ngo na Ben umugabo wa Gasaro. Liliane uriya usebya Gasaro. So nyuma rero aramubwira ati ngo nanjye ndashaka kunyishyura amafaranga dore n'abandi urabishyura ngiye nibigeze unyishyura na rimwe kandi muri crise y'ibibazo binibi mbabaruma amafaranga. Aramubwira ati nta mafaranga mfite cyangwa se uzadukora n'ikindi kiganiro nawe ngwishyure nta kibazo. Arangije wabigira beef ngo yanywe amafaranga ngo kandi sinaza ngo dukora n'ikiganiro nawe biba birebere cyane nyine tu. Arangije atangira kumusebya igihe yaravuye muri gereza Gasaro. Yego. Kuko ari muri gereza bamukoze inkuru babona ziri gutrendinga ziri kugira amaviews 40,000 urumva batabumva ko niba akomeza nkuriya nibwo yaragifungura cano yafunguye cano kugira ngo asebye Gasaro. Nongo yafunguriyeho cano ariko se ko umva none imaze kugira ibihumbi 4 by'aba subscribers. Gasaro afite umugabo witwa Ben, umugabo ni inshuti yanjye magara yaranamfashije mu bihe byanjye na Vava. Ndanamukunda cyane Imana ijye umugisha. Barare ibyo bavuga no gupfa kuvuga gusa kandi urugo bafite ni urugo rudasaba umunyu. Umugabo we n'umwenjeniyeri uhembwa amafaranga atari munsi 700 ku kwezi. YouTube bahemba miliyoni ku kwezi. Abo bantu bajya kubwira mu diaspora ngo dukeneye amafaranga ntabwo bibaho. Baye umusaba se ngo bigende bite abana babo ntabwo baragera igihe cyo kwiga. Ibyo bivugwa ibyo nyine ni igihuha. N'igihuha
n'igihuha tutarimo. none se uwo Liliane we yapfuye iki na famiye? Nibyo ndi kukubwira nyine, Kugeza bapfuye avuga kuko ko ngo yanze yaje. kumuheza 50,000 nk'ibyo yahaga Jackie. Urumva ko yagize kuganira na Jackie, Liliane aramubwira ati ngiye kujya ngo ikiganiro babi 50,000 nawe yatangiye gusanga ibyo 50,000 kandi ngafite icyo apfana na Ben umugabo wa Gasaro. Aravuga ati reka nze mbanike niba mwanze kuma. Yakoze ikiganiro kimwe Bosco Empire ababoneyeho, aravuga ati ahangaha harimo amafaranga, reka nze nanjye mbatake. Abafatiriyeho Abaratangiye azanye n'ibintu ngo ngewe ngo yashatse kundoga. Ngiye mpamya neza ko Gasore atigeze ahura n'uriya mugabo ngo ni Bosco Empire. oya kanava ko yagiye Muhanga bagahurirayo agiye gukora iki, ni cyo kiganiro bagiye gukorera i Muhanga. Gwena ngo twumve ko bagikoranye ku cyakabaye cyaragaragaye. Tujye ku Gasaro TV turebe ko ari ikiganiro cyavuye i Muhanga. Ntacyo. none se uriya ni ugupfa kuvuga. Uriya Bosco Empire ni umutindi wo kubabarirwa ukeneye ubufasha, ahubwo aho abonye opportunity cyangwa se abonye ubushobozi bw'uko yagira icyo akora ahita asara. ayo makuru se y'ubwiherero n'ibiki ni inkuru mpimbano? Ni inkuru mpimbano kuko yayihimbye no kuri Nepo w'Urugendo TV. Nepo arambwira ati uriya mutipe ni ikigoryi. Nepo niwe wabimbwiye. Umuntu uraza kumusura uje kumukoresha ikiganiro, ugiye kugishyira ku Rugendo TV, ugiye kumuzamura, ugiye kumupiningira, yarangiza akavuga ngo washatse kumuroga. Yese ambwira ati uriya mutipe ni ikigoryi, nta n'ubwenge agira, nta n'ubwo nzongera guhura nawe. N'ubu ntibashobora no kuvugana kubera ubugoryi. Ibyo bapfuye. Uriya mutipe man afite ubugoryi mu mutwe man. Afite ubwenge bukeya butuzuye. Nukuri. Ngenda avuga ibyo bantu bagiye bambwiye. Bakubabaje cyane. Nanjye ni mubambabaje kuko yagiye amvugaho ibintu bidahari. Ibintu by'ubugoryi. Imbecile. Cyavuga ibintu bitari ngombwa man. Nanjye naramwanze. Waramuretse nawe. Eka nta nicyo navugana nawe. Yashatse no kumuhamagara ndamukatira, nanga no kumwitaba, ndamubwira ati uzamaze gusaba Imana imbabazi ibyo wankoreye wambwaho. Yashatse gusaba imbabazi? Ndamubwira toka. Kuki utamwumvisha? Uzaje kubisaba, uzaje kuzisaba Imana neziguha nanjye nzaziguha. Kuki utamwumvishe? Nari kumwumva iki se umuntu wagiye avuga ibintu bidahari? Yaza kuvuga ibintu byari bihari, nari kuvuga ati okay uyu muntu yarari mu kazi kandi avugaga ibintu bihari. Ariko yavugaga ibintu ahimba. Ku Dr. mu ibiki nibyo nagiye kuvuga. Si ngombwa ko nitaka hano. Ako yagiye amvugaho nabi. Ngo man ngo ugiye ngo sinabasha kwigurira urukweto, ibaza inyana y'imbwa nk'iriya. Ku Dr. ngo abashaka hiti ngo kuri Vava ngo ntabwo yabasha no kwigurira urukweto. Inyana y'imbwa nk'iriya yigeze ingurira inkweto, iyi nkweto yarayinguriye. Inyana y'imbwa akurusha gusa neza. Andusha gusa neza. Ufite urutwe nk'urwa Ritiko. Azabanze ajye gucongesha umutwe we, umanze umere nka Paso de Entertainer w'imfura sha usa neza, wanyweye amata shayiwe. Mana we. Nukuri man, se mubeshye. Hanyuma mbone kuvuga bira bigambo by'ubugoryi man. Yananga umuntu uvugaho ibintu by'ubugoryi. Gusa naramubabariye, Imana inambabariye kwa mvuze bino bintu. Naramubabariye kuko iyo umuntu ari umusazi akagutuka si ngombwa ngo nawe ngusare nkawe. Ahubwo tuvuga ati Imana mubabarire. Ndamubabariye n'ubu ngubu. None si ibyo bya video afite? Izo video nizo kubeshya ngo gafite video ngo Gasore yambaye ubusa. Nyana yimbwa. Uriya Gasore yajya guta umwanya kuri we. Gasore ahembwa miliyoni ku kwezi. Gasore afite urugo rutikoraho. Waracyabi wabo. Urumva? Sini wabo ni kwa sister we. Aho sister we yashatse. Iwabo ni mu cyaro kiyo ngibyumba inyuma muri mbyo. Urumva? Sister we ni we washatse aho ngaho. Yigira amahirwe aba hari Muhanga. Ajya kuza ajya kuba akoresha agafone kugira ngo akore bira biganiro. Araterateranya. Akaza akavuga ubusa, akavuga ubugoryi. Ntamaza akire depression y'amafaranga kuko yarakenye bihagije. Nejo bundi yarivugiye ngo ngiye ngo muri social media ngo bamwe ngo bajya mu bapfumu n'abandi ngo bajya ngo gusenga ngo Imana ngo ngiye ngo sinababwira ngo aho nagiye. We yagiye mu bapfumu nyine. Urumva? Yego. We yagiye mu bapfumu.
ukavido kere ku mubare waka tukagashyiramo abanyarwanda umuntu wa mugani wagiye mu bapfumu n'icyo aje kubwira abantu n'icyo azajya abwira abantu na turiya tuntu ari kubona ngo twekwe mu bapfumu si mu gihe navuga n'iki nabo ugenda umwana w'Imana kandi umucyo n'umwijima ntabwo ujya ubangikana yego nisi ko abantu nyine baribaza kenshi kuki akomeza gukora izo nkuru wita guharabika ariko ugasanga wenda ntagafungwa si uko wenda bafite gihamya nta gihamya bafite agifite ntacyo byaba bitwaye kuko iyo aza kuba afite gihamya ngewe mu byanjye byari kuba ari sawa iyo aza kuba afite gihamya kwa Gasaro ntabwo yari kubabara yego nta gihamya yigeze agira na kimwe c'est un imbécile qui est là qui parle toutes choses il ne sait pas ce qu'il est en train de parler il est là man c'est un imbécile qui est là tout c'est ça que je peux parler man kandi ibintu yabyumvishwa n'iki katize umuntu wize akageza mu wa gatanu segonderi nako ni byiza mu wa gatanu segonderi naho ni kure da kuri we ni kure byaramunaniye kurangiza byibura ngo arangize humanité agire humanity niyo mpamvu bayita humanité uwo muntu ubu nta n'ubumuntu agira imbesire kera byakomeye sinkubeshye ariko wa mugani umuntu agiye kuvuga ngo umuntu mugengo yarandoze nta nkuru nziza arakora kuva bamumenya kuva yavuka nta nkuru nziza n'imwe arakora si byiza gucengera mu miryango y'abantu ngaje ku muryango wanjye na Vava nyakwigendera agiye kwa Sharirene agiye kwa Mutesi agiye agarutse hano kwa wa undi ntabwo ndi kumwibuka neza ahise azanga kwa Gasaro isindi nkuru akora nizi yabonye bimuhira rero agira ngo bizaguma kuriye icyo nkundira Bitieri Murangira Docteur Manager umwami wa media Imana igiguha umugisha uyu ra muhungu uzamwite uzamwereke ko uri umuntu ukora ibintu biciye mu mucyo nukuri da nicyo umuntu yamusabira nkuko Sandrine yamureze tutegereza ubutabera buzagaragara kuko nta kindi akora sibye gushoza urugamba nta kindi je simuvuzeho nabi niba nanavuze nabi Imana imbabarire rwose nabambabarire kuko man kuvugaho uri umusazi yari gusara gatura amashashi warangiza ukavuga ati ngo yewe ngatoye ishashi burya nawe ufite ikibazo so Imana ibabarire kwa byonyine mvuze ngo iwe utoye ishashi koko urano umusazi nta kintu navugana nawe Imana bazaje no kumupima barebe niba atanga urumogi urumogi se none mvuga iki bazamupime neza barebe niba atanga urumogi cyangwa se akaba yaranyweye kore kubera ikibazo man ntago akontorora ubwonko bwe nta bumuntu afite yego nta bumuntu pazo niyo twaba twarasangiye niyo waba warasambanye nkureba ntago naza kuvuga ngo pazo yarasambaye izina rye ntago nabikora kubera iki n'ubumuntu nyine bavuga ati ibyo utifuza ko bikugirirwaho ntukabigirire kuri mugenzi wawe yego sibyo se nawe rero yagatuje ibyo atifuza ko byakamubayeho ntabigirire kuri bagenzi be ariko wabona ari byo biri kumwinjiriza akumva ngo yabikora Sandrine ibi bihese byaramworoheye nkuko wenda nyine ntago byamworoheye ariko kuko azi ko ari ikinyoma kiri gutambara nkuko nanjye cyagenda nzi ko ari ikinyoma ntacyo byantwaye na Sandrine rero nta kintu biri kumutwara ko ejo twaravuganye arambwira ati Dr M humura ndabizi ko nkunda ndabizi neza kunzi neza bareke bavuge bari kunkorera amafaranga ariko Bosco Mpana naramureze nzi neza ko ubutabera kandi buza chimanza kandi nzi neza ko imanza nzi neza ko urukiko rwo mu Rwanda rutajya rubera yego bazamucira urubanza rukwiye rungana n'ibyo yakoze ndetse umuntu yakibaza wa mugani ayo mafaranga yavuzwe havuzwe umubare nta shingiro bifite kuki batavuze 50 ngo bavuge 40 ngo bavuga ngahe ariko nako the entertainer turi inshuti sibyo ubu nakuramutsa mu gitondo cya kare ukatuma amagara wenda n'urugero ukavuga ati hero Dr M nkatamubwira ati yo paso the entertainer nyene iPhone ya 5,000,000 nta kintu turavugana ntago bishoboka nicyo cyabayeho rero bari basanzwe bavugana
uwo muntu yasanzwe bavugana ahubwo icyo yasabye Sandrine agasanga koko ni umubyeyi wubatse kandi ufite indangagaciro udashobora gushyira imyanya ndangacyubahiro ye ngo ayishyire hanze sibyo noneho uwo mu diaspora arakazwa nuko yamuhaye two dufaranga dukeya ariko icyo yaje kumusaba nyuma akanga kukimukorera ahubwo aba diaspora afite ikibazo mu mutwe baza bari abazana bacunge neza bazabarebe neza bazasanga ari abatinganyi cyangwa se arabira iminati kubera mbese umuntu ubwira ati nkungereka imyanya ndangacyubahiro yawe ndebe nkongera andi dore naguhaye mu 70 reka nkongera andi wamukatira wamubwira ati njye ntibishoboka njye ndi umukristo agahita ashaka gusara ibyo nibyo byabaye kuri Gasaro urumva kuko iyo baza ko bavuga rumwe ntabwo ari kujya kumwanika ahubwo kuko yamwimye ibyo yamusabaga nibwo yahise avuga ati reka nshyire hanze yemeza kujya atavuze we ari kuvuga kwitasohoye amajwi nawe ari kuvuga akagenda akabikatinga agasohora ngo iyo gift rero wowe n'ubushake bwawe uzayime igihe iki n'iki ntacyo bitwaye nibwo nzabona koza anniversaire iyo niryo jwi ryasohotse gift urumva hari ibindi bavuganye bitasohotse kuki yasohoye ibyo gusa yasohora byose twari kwemera nawe arimo avuga ariko yasohoye ngo ntacyo iyo gift uzayime igihe iki n'iki nta kibazo ntacyo bitwaye ni nabwo nzaba nakoze birthday yanjye ibyo video rero ntabihari ibyo video ntabihari nyine bya bigambo bya Bosco Empire upfa kuvuga gusa ibyo abonye kugira ngo abone uko yinjiza utwo dufaranga tungahe tw'amadolari gusa aranatwinjiza muri iyi minsi arimo arakorera kuri Sandrine kabisa byaramuhiriye views 20 views bingahe nagaza baramo $300 cyangwa 400 azakora abukuye mu guhemuka abukuye mu guhemuka gusa tukuvuga ubusa ikira cyo kikwereka umuntu ufite ikibazo ku munwa ariko si ku munwa gusa ahubwo ni ku mutima afite ikibazo cy'ubukene bwabaye indengakamere iyo ubukene bwabaye indengakamere bwafekta ubwonko bugasara so uriya mutipe rero bazajye kumujyana Indera bazasanga afitemo akaburo kamwe abura Empire katwisoreze soza yatangiye kuzamo burozi bura biba byakomeye buriya Allah Akbar ibyo bintu nibyo twisoreza n'ubuhe butumwa wagenera abantu abadukurikiye ubutumwa natanga ni ubutumwa bwo kuvuga ati mukundane kuri mugenzi wawe nk'uko wikunda ukunda Imana kwirutisha abantu bose kandi ujye ugira neza kuko ineza uzayisanga imbere Bosco Empire ntago muvuzeho nabi mvuze ibyo ari gukora mvuze ibibi bye mvuze n'uburyo yavuze ko uriya Gasaro ngo yamuroze ntigeze amuroga avuga ibintu bidakuye ngo bamaye 70 ibyo nibyabayeho hari impamvu byatumye uriya mu diaspora babisohora ibyo byose nuko bimeze so babicencure ahubwo ribu ikora akazi kayo icyaha kirimo kuri uwo muntu witwa Bosco Empire gikurikiranwe bagikurikirane hanyuma gikemuke kugira ngo n'abandi babonereho urugero ibintu bigende neza yego ngayo nguko rero ikibazo mu mutwe reka gikemuke uko bakemuye ibibazo bindi byahise reka bakemure n'ikibazo cy'ura muhungu ukomeje kujya yibasira imiryango y'abandi aribasira umuryango wa Gasaro warabushaka iki nanjye aranyibasiriye sinigeze murega uri kurifuza ko yafungwa ngira ngo sinifuza ko yafungwa ndifuza ko yagororwa kwezi kumwe akajya mu igororero yaratuje akagaruka akajya mu igororero mu kwezi kumwe akagaruka ariko yaratuje birabina atakibikora mu kwezi kumwe niko mwifuriza simwifuriza ko yafunga umwaka kuko ni bibi yaza yarangiritse noneho na yaturuma y'amafaranga akeneye yaza ahita asara byibura ukwezi kumwe akajya kuri ribu bakamubwira ati ntuzongere uri ahangaha tuza nongeye gukora izi kontenti tuzabikuziza tuza akagaruka yaratuje agakoresha ibindi bintu akora atavuze ku bana b'abantu ngaho guko rero reka twisoreze abantu bakoze kudukurikirana Dr. M Official niwo mu Musango Mujene Dr. M Official TV n'ubundi amakuru yo nakagaruka
Dr. M wakoze kutuganiriza no kubana natwe. Murakoze cyane Puzzle the Entertainer. Abantu bakoze kudukurikira rero kadusubira mu biganiro byacu bitaha.